Mbanje kubasuhuza hano ku giti cy'ubwenge iubaka TV. Igiti cy'ubwenge umurungabanga abo. Ubwabyo ibyo ngibyo ni ubwiru bukomeye, ni isomo rirerire, icyo ni icyigisho ubwabyo tutiriwe tujya kure. Abantu dukeneye kumva ibintu byinshi, dukeneye kubwirizwa, dukeneye guhatirwa, dukeneye kumvishwa kuko sinzi babona ku bwacu ahari nta kintu twibwira. Niyo mpamvu uyu munsi rero nshaka kubakorera impamvu zigera kuri 50. Nabakoreye nyinshi ariko nshaka kubagezaho izigera kuri 50 tudakenera ino yobokamana ry'irinyamahanga. Ibi twita religion ntabwo ari ibintu abanyafurika dukeneye. Urumva kubera ko byatuzaniye cyangwa se ryatubujije gukoresha imbaraga zacu, ryadusenyeye umuco, urumva ryaduteye kwiyanga. Ni ibintu byinshi cyane. Ngiye gukora impamvu 50 iri yobokamana tutarikeneye. Warakoze rero wowe wakoze subscribe hano kuri iubaka TV. Nawe ukurikira nyine igiti cy'ubwenge. Igiti cy'ubwenge ni ibiki ubundi bavugaga hariya muri Bibiliya Satani yaregaga Imana, hariya muri Edeni n'ibiki Imana yabujije Adamu na Eva kurya. Ni ukubera iki? Ni iki bashakaga kutubwira ko batubwira natwe ntitwumva, ahubwo tukajya gucengera? Dukeneye gucengezwamo amatwara ya kizungu gusa. Ibyo biri mu bintu bituma ngiye gukora izi mpamvu 50 zikwereka ko religion ari ikintu tutayikeneye muri Afurika. Urumva impamvu ya mbere, kubera ko mbere y'abazungu n'abarabu, abazungu ubwo bazanye iyobokamana rya gikristo, abarabu bazana Islam. Abanyafurika bari bafite ubuzima bw'umwuka bwabo bwuzuye. Sibyo? Impamvu ya kabiri, ibyo tubwirizwa, sibyo? Ibyo tubwirizwa byatumaga twiyubaha ibyo twibwirizaga. Ariko iyobokamana ntabwo twari twarigeze tuba abacakara b'ijuru. None ubu turi abacakara b'ijuru kubera ririya yobokamana. Religion yatumye dufata umuco wacu nk'ibyaha. Umuco wacu twawugize ibyaha, ibintu turemanywe nabyo byabaye ibyaha. Religion yaduteye kwanga abakurambere bacu. Urumva iki kintu? Ikintu bita gucumura se ni iki? Uracumuzi, urava ku isoko, nihe uraba ugiye? Ni ibyo bintu religion yadukoreye. Yatubujije kwiyumvamo imbaraga zacu bwite. Si ibyo bintu byacu murabizi nyine, iyo umuzungu ataravuga cyangwa uwo mwarabu namwe murabizi. Yatuzaniye politiki yo kutumvira abategetsi bacu, ahubwo tugahindukira kureba mu ijuru. Ibisubizo biri mu ijuru. Aho mu ijuru ni hehe? Yatuzaniye ishusho y'Imana itari iyacu. Icyo ni icya 7. 8, yadusenyeye imiryango kuko yadusabye guca umuco. Ni icya 8. 9, yatubujije gutekereza ku by'ukuri, ahubwo tugahora twiringiye mu izina ry'uko izabaho. Mu izina ry'uko izabaho. Ni icya 9. 10, yatwibye amateka yacu tukayitirira abandi. 11, yadusenye mu bukungu kuko umwete wose washyizwe mu nsengero. 12, yatuzaniye ubucakara bwo mu mutwe, mental slavery. 13, yatumye dutinya ibyacu, ibiti, imisozi, inzuzi, tubifata nk'ibihimbano. 14, yaduteye kurwana hagati yacu, abakristo, abayisilamu, abadasenga. Abantu uko ari 3 baba bahanganye. Urumva ni umwiryane wazanye na religion. 15, yabaye igikoresho cy'abakoloni mu kudutegeka. 16, yadukangishije umuriro w'iteka wo kutwigisha uko twibohora. 17, yaduteye gusenga amaso manini atureba mu kirere aho gukoresha ubwonko. Ni ya madini nyine yazanye. 18, yatumye tudashobora kwikunda nk'Afurika cyangwa nk'Abanyafurika. 19, yaduteye gutinya ubushakashatsi bwa siyansi. Urabyumva? 20, yadusibye amateka yacu mu nyandiko zayo.
murabyumva, udafite amateka, utazi iyo uva wamenya ujya he. 21 yatumye tubona ubutunzi nk'ubupagani. 22 yaduteye kwizera ko ibibazo byose bisubizwa mu masengesho. 23 yaduteye kureka ubuvuzi gakondo bwarakoraga n'ubu buracyakora, ariko twiringiye ibintu by'abazungu ko batubwiye ko ibintu byacu ari ibiki, by'abapfumu, by'abarozi, by'abakoni, ibintu nk'ibyo, kugira ngo ibyabo byinjire. 24 yatwibye imigenzo yacu ikomeye. 25 yadusigaje umuco wo kuguma gutegereza umukiza, kandi umukiza ari muri twe, na Yesu Kamirano yarabivuze ngo umukiza ari muri mwe, none twebwe turamutegereje, turamushakira hanze. 26 yatwimye amahirwe yo kubaka filozofiya yacu bwite, murabyumva. 27 yaduteye guhora twumva turi ababi by'isanamitima, twumva turi babi nyine, ubwiza twumva tuzabushyikira tugeze mu ijuru. 28 yadufashe nk'abana batabona tugomba kuyoborwa, sibyo. 29 yadufungiye mu bisanduku by'ukwemera tutashatse. 30 yadukangishije gukiranirwa ku buryo tutavuga ukuri. Ibintu nibyo murabizi. 31 yaduteye kudaha agaciro ubutaka bwacu. Isezerano riri hariya i Burayi niyo hose, murabizi, ubutaka bw'isezerano. Turi Abisirayeli mu mitima, turi bonwari masike bura. 32 yadusabye guharanira ijuru aho guharanira ubwigenge. 33 yaduteye gukunda inyungu z'abanyamahanga. 34 yadusenye mu bijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni bwacu. 35 yadutegetse ko umwami cyangwa umupfumu ari umunyabyaha aho kuba umutware. 36 yaduhaye uburozi bw'amasengesho y'iterabwoba. 37 yadukangishije ko ntacyo turi keretse tubyemerewe. 38 yatumye dukoresha indimi z'amadini mu gusenga duheza izacu. 39 yadusenyeye ubucuti n'uturere twacu. 40 yatubujije gushyira imbere ubumenyi. 41 yaduteje ubugwari bwo kutigenga. 42 yaduteye kugabanya agaciro k'umugore. 43 yaduteje kubyara intambara z'amadini. 44 yaduhinduye abashumba b'amashyaka y'iyobokamana aho kuba abayobozi b'igihugu. 45 yadusigaje mu mwijima wo kwiyanga. Umwijima wo kwiyanga. 46 yaduteje kugwa mu mutego wo gukoresha imbaraga zacu ku nyungu z'abandi. 47 yadusenye mu bitekerezo, uko dutekereza byose bigomba guturuka mu gitabo cy'abandi, cy'iyo ngiyo nyine, ibitabo byose murabizi. 48 yatuzaniye ishusho y'uwatubohoye, Yesu cyangwa Muhamadi, ariko ntidufate iyacu. 9 yaduteje gucikamo ibice byinshi, nta bumwe bwa Afurika bukibaho. 50 yatumye tugira ubwoba bwo kwiyobora twenyine, tukibwira ko dukeneye Imana yo hanze yacu, sibyo? Kandi ubundi Imana iri muri twe. Kubera iki? Murabyumva. N'ibyo bintu rero religiyo yatuzaniye, ibyo bintu murumva tubikeneye se kugira bigende bite ibintu bidusenya? Kuki dukeneye ibintu bidusenya? Dukeneye ubu ngubu rero ibintu bitubaka, niyo mpamvu tugomba kugaruka kuri gakondo yacu, kongonisme, tukagaruka mu mbaraga zacu za gakondo. Nibyo byiza, nibyo byadufasha, nibyo byatwubaka. Iyo ubyitegereje neza, si Imana ubwayo ikibazo, ahubwo ni uburyo dutozwa kuyoborwa cyangwa kuyobora n'andi madini yaduciye intege. Abakongwe bo bavuga bati uwiyambura ubwe ntashobora kwiyambika. Bivuga ko iyo waretse ibyawe ubwawe, uba uha undi uburenganzira bwo kuguhatira. Iyo wiretse uba uri gutakara, uba uri kugwa mu maboko y'undi muntu. Yes, murakoze rero. Reka dukomeze dufatanye kubwo ubumwe, kubw'ubushake bwacu no kubw'urukundo rw'Imana. Murakoze cyane.